Umuntu aba mu buzima butandukanye, igihe kikagera akafata umwanya wo kwitekerezaho. Twese aho turahanyura, umuntu akabanza agashyuhaguza, akajya mu bakobwa, akajya muri buri kimwe cyose, ahubwo iyo kigeze cyo kubivamo hari igihe bamwe tutabimenya. Ese ku muntu uba wabashije kumenya ko igihe cye cyo kuryoshya cyangwa se igihe cyo kwitekerezaho ko cyageze, iyo wabimenye nk'ubu ugakundana n'umukobwa, hari igihe kigera ukavuga ati reka mfate umukobwa noneho nzakunda nzashyira mu mago. Iteka ubundi usanga ni nka kwa kundi mwiga muri abanyeshuri, noneho akaba ari umunyeshuri kwiga ugasanga yihagazeho ntapfa kuvuga ubu bintu by'ubusabusa, ntajya agendera mu kigare, ariko hakaba n'undi munyeshuri aho uri n'ibiri hanze. Ese iyo ugize amahirwe yo kubona akazi, ukagera hanze ukabona akazi, ugiye gushaka nk'umuntu wakuyobora nka kampani, uzajya gufata umunyeshuri, uzajya kwangaje umuntu umeze gute? Ese uzajya kwangaje wa wundi wirwaga uvuga ubusa, usize wa wundi avugaga yikarumye? Natwe mu buzima bwacu bwa gisore, mu buzima bwa ngenda umugabo uriya, mu buzima bwa gisore, hari igihe kigera noneho ugafata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gufata noneho umukobwa nzashyira mu mago. Icyo gihe ntabwo uzajya gufata wa wundi biri hanze, nyine nawe urabyumva, sintukanye, ariko wa wundi uzajya kureba, wa wundi uzakurerera abana, uzajya kureba wa mukobwa w'indangagaciro, wa mukobwa ufite ubumuntu. Yewe nigeze kubaza umukobwa ati ese ubundi mbere yuko tubana mbanze nshaka amafaranga cyangwa se nkushake tubone gushakana amafaranga? Ari nk'aho umukobwa babajije icyo kibazo urumva wasubiza ngo iki?